Cheetah Magic. buri teka ryose iyo najyaga gukora ikintu nabanzaga gusenga nkabwira Imana iki ntago nagishobora ariko turi kumwe nagishobora. Nigeze gushaka kororaho inkoko, noneho umuntu twari gukorana mugurira mashine, bisaba kugura mashine mugashyiramo inkoko n'ibiki, abafite ukuntu agomba kubikontorora, zose zirapfa inkoko 400. Ese yabigenje ate? Ariko wikumva ko mu gitondo nimba runaka yaguze Range Rover, nawe urabyuka ukagura imodoka ya $80 million. Kwisugira isoni nshaka kubaza Anita. Uyu munsi Anita afite umukunzi. Uwo muntu arahari? Ntawe. Kubera iki? Byari bavuga ngo umuntu ngo yapfuye ahagaze. Niki wabwira cyane cyane dushingire ku bakobwa n'abagore babayeho mu buzima bubi batabona ejo hazaza? Ukurikije wowe ibyakugoye waciyemo ubuzima bwawe ukaba successful. Nasanze bari gukora umuhanda, urumva twabaga nta n'umuhanda wari uri iwacu, nsanga ngo bari gukora umuhanda ngo abashinwa n'iki, nabwo bwa mbere nayo mbabonye njya gusaba ikiyede. Sinakuye ko nakoze ikiyede, hari ahantu nakoze iminsi mike cyane, mbonye umushinwa ndavuga reka ngerageza ariko agashinwa kanjye numve ko biri bukunde. Ndavuga yego, ibaze kuva ku kiyede ugahita usemurira boss, ibaze kuza uri umuyede ugahita uhabwa ako kazi. Ndagute gusuzugura akazi njye mbifata nk'umwanda. Kandi hari amahirwe cyane mu gihugu urubyiruko rwinshi rutabona, ntago ari ukubaca intege, ariko hari abantu urugero. Cheetah Magic. Reka tubasuhuze tubifurize kumererwa neza, mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mbahaye ikaze. Nanone ndakubwira nti welcome once again. Hano ni kuri Cheetah Magic. Turi mu bihe byiza, nizere ko namwe ariko mumerewe, wo muri kureba ameze neza, arakeye, arashimira Imana. Imana yarabikoze, ameze bon sana. Nawe nizere ko ariko bimeze, niba ritari ko bimeze ndabikwifurije. Bituvuga nibyo ku mutima bisesekara ku munwa cyangwa se bisesekara ku maso. Ndakubwira nti biracyashoboka. Wowe uri gukora, wowe uri kwiyubaka, biracyashoboka ko inzozi zawe zishobora kuba impamo, ariko ndavuga izibyiza. Nitwa Julius Cheetah. Uyu munsi tugiye kuganiriza umukobwa ukiri muto mu myaka, ariko muri mind, muri business ho ni munini kandi cyane. Muri business ni munini cyane, mu kwiyubaka, muri struggles, yanyuze muri byinshi bitandukanye kugira ngo abe successful cyangwa se agire aho agera, ndetse nta nubwo birabe bihagije kuko n'undi afite byinshi ari kubaka, afite byinshi nawe ashaka kugeraho, ariko ntakubeshye, she knows who she is. Yeah? Turi kumwe na wa mukobwa mwiza, ariko ndabizi mwaryohewe pe, nanjye naryohewe kumureba. Yitwa Ingabire Anita. Ni umukobwa ukora business, ni umucuruzi, akora business zitandukanye, aracyari kwiyubaka, afite aba partners, nyine ibintu bye ngewe mbabona bigeze kure, ariko we arakubwira ati biracyaza. Twakoranye show bwa mbere muri ashize nk'imyaka nk'ibiri, nabwo hari muri February, hari ndumva ari byari mu nk'ibi ngibi. Yageze kuri success nini, wenda atari byo tuyegana uyu munsi, ariko byari ibintu byiza pe, nari nishimiye kandi yagezeho. Twamusuye yuje apartment mu Kagarama. Icyo byasabye Anita kibarirwa nk'amafaranga angahe y'u Rwanda? Ngewe ahangaha igeze kunguko wayibonye ngira ngo wagiye hejuru hose, wahatembereye wahabonye, maze gukoresha $560,000 z'amanyarwanda. Gishinwa turiga, turumva math physics bikomeye cyane, byanze kugira nkacinga abandi bana n'igishinwa, byansabaga kurara nijoro nkaryama nka saa 9. Ngeze Beijing nahuriyeyo n'abanyamerika, hari ibihugu byinshi. Urumva naturutse aha mbona nyoboye, ubona bavuze igishinwa byacitse. Ngeze Beijing n'ubwa mbere nari ngeze hanze, mbona igihugu kirakomeye. Sasa ngeze ahantu ndi bukorere
nko muri 2024 gutyo ariko icyo gihe aza gukomeza gahunda ze zirimo amashuri zirimo n'izindi business zitandukanye ni umukobwa ufite business zijyanye n'ubwiza cyane cyane ubw'abagore ndetse ubwo ndavuga ibijyanye na salon de coiffure ibijyanye na fashion ubushabitsi butandukanye bwambukiranya imipaka cyane cyane ko ari umuntu wagenze amahanga azamuwe cyane n'ururimi rw'igishinwa n'umurebe gutya yabishatse yahita tujyana China yagiye muri competitions zitandukanye yaba wenda aho yize nka hani Butare ariko nkubwire ko turi kumwe ari umukobwa w'irutsiro yibera mu gihugu cya Canada ariko ibikorwa bye biba mu Rwanda niho akenshi abari mu Rwanda ariko na Canada sometimes tuguhaye ikaze Ingabire Anita. Urakoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Ubuzima ni bwiza? Ndashima Imana. Uratuje? Cyane. Uzi uwo uriwe? Imana yakugiriye neza pe. Cyane. Ku myaka yawe mikeya? Mike cyane se buriya? Ni mikeya cyane? Iragwira. Iragwira. Si harya buri ndusha 3. Njye nkurikije success ufite ibintu umaze kugeraho bihambaye navuga ko ndi proud cyangwa se ntewe ishema n'intambwe umaze gutera umukobwa ushakisha wiyubatse kandi nkavuga ngo umeze bon njyewe nibyo ndeba kandi ndagushima ko utacitse intege cyane ko umuhate wawe cyangwa se umuhate ku murimo ari byo bifasha cyangwa se biha inspiration n'abandi bakobwa naguhaye ikaze kuri Chita Magic ni ubwa mbere ugeze hano ariko ni ubwa mbere tugiye gukorana interview urumva umeze ute muri wowe by'iki kiganiro tugiye gukora meze neza cyane nk'umuntu wemera Imana rero ho meze neza cyane rwose ndashima Imana navuze wenda bike ku byo nkuziho ariko ubundi Ingabire Anita ni muntu ki mu buryo wamubwira abantu ni ubuhe buryo wibwiramo abantu ushingiye nko ku mico yawe cyangwa ibyo wiyizeho hari uburyo umuntu ashaka kwivuga abantu bakabifata nabi nko kwitaka Ingabire Anita ku giti cyanjye ni umuntu ukunda Imana nkunda Imana ikindi nkunda abantu bake tuziranye bake bari hafi yanjye barabizi ko nkunda abantu ikindi nkunda akazi ikintu cyose kirimo amafaranga cyemewe nkunda akazi muri bike nakwivugaho ni ibyo ngira ngo na bake bari close kuri ngewe cyangwa se abanzi barabizi uri umukobwa ukunda akazi navuze ikigereranyo cy'imyaka yawe ko gitandukanye n'ibyo umaze kugeraho ndibeshya cyangwa njye navuze ko ukiri muto mu by'imyaka ariko iyo bigeze mu by'ubucuruzi cyangwa se iyo bigeze mu bumenyi navuga ko umaze kugera kure hari byinshi nkikeneye kwiga hari byinshi nkikeneye kuko umunsi ku wundi umuntu ariga ariko byibura aho umuntu ageze sikura ariko ndacyagerageza ubona nk'intambwe 2 cyangwa 3 zagufashije ari izihe kugira ngo nyine ube umukobwa udasanzwe ngira byita ibidasanzwe kuko amajoro umara uri maso ushakisha imibereho cyangwa se amajoro agufata uri mu kazi navuga ngo ni menshi mu gihe wenda bamwe muri mu kigero kimwe abenshi baba basinziriye bishobora guterwa n'ubunebwe ubute cyangwa wenda kuba ataragize amahirwe nk'ayo wagize nize nkingi 3 zafashije urugendo rwawe n'uyu munsi wifashisha nk'umuntu ukiri muto kandi ushaka kuzatera imbere cyane cyane ko njya nkubona ukora ibikorwa by'urukundo gufasha abatishoboye baba cyane abana b'abakobwa bano baba femelle n'abana babo n'imiryango yabo cyane aho ukomoka mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba ni ibiki byagufashije cyangwa uyu munsi bigufasha kuba umukobwa udasanzwe icyo kibazo Chita ntago gikomeye mbere na mbere njye nshima Imana kuko aho ngeze ni Imana ni Imana mbere ya byose iyo hatabaho Imana ntago nari kuba ngeze ahangaha icya kabiri mu bwana bwanjye opportunities yose nahuraga nayo cyangwa se amahirwe tuvuge mu kinyarwanda
amahirwe yose ikintu cyose nabonaga gishaka kuvamo amahirwe naragifatiranaga urugero ni igishinwa nzahora nkikubwira igihe cyarafashije cyane icyo cya kabiri cyafashije kugera ahangaha kuko no mu kazi nkora ka buri munsi nubwo ntakorera abashinwa ariko mpura nabo umunsi ku wundi icya gatatu ni disipurine icya mbere uti ni ugusenga imana icya kabiri ni ururimi rw'igishinwa na kiriya gihugu nyine cyabo icya gatatu kikaba icya mbere ni ugusenga imana nyine sibyo icya kabiri ni igishinwa icya gatatu uvuze disipurine ikinyabupfura ndaza wenda kukubaza mu buryo burambuye ibyo bintu ariko wenda hari abantu batabonye sitori y'ubuzima bwawe wenda y'ubushize wenda turaza no kubaha link cyangwa wenda baranewe no kuri Chita Magic. Anita ni ibiki yanyuzemo bigoye byatumye uba umukobwa w'umunyempuhwe ko ibi ndabivuga nk'umuntu ukuzi ntabwo wari inkuru numvise bambwira hari n'ibikorwa ufite byaba ku munsi w'abagore na nyuma yaho ngira ngo duhere kuri story yawe ho gatoya na mbere ko twinjira mu wenda harya uyu munsi ibihugu umaze kubamo ni nka bingahe? Ibihugu umaze kubamo ntabwo ari byinshi cyane hari ibyo nagezemo ariko ibyo nabayemo ni bike. Hahandi se warageze harimo muri China aho nageze Chita nawe nkiza abagore benshi hari China hari Dubai Tanzania nkunda kujyayo Kenya nkunda kujyayo nagiye India muri Delhi ego n'ahandi ni muri Benin Cotonou na Uganda rega ni mu kindi gihugu na Congo subwo saho aho twavuga nyine ubigiye kinini cyane ni mu Rwanda Canada no muri China. Icyo mbikubarije nuko uri umukobwa ugenda kandi wagenza amahanga mu buryo bwo kwiyubaka ntabwo biba byoroshye bishobora no kuba binahenze ariko bikaba bimwe mu bigufasha cyane cyane ko gutembera baravuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Uri umukobwa wavuze uti kuva ukiri muto ntabwo ujya upfusha ubusa amahirwe ubonye. Hari ibyo uyu munsi wenda wowe Anita ushobora kunyuramo urubyiruko rw'uyu munsi rudashobora kwemera ko birimo amahirwe. Ejo bundi duheruka no kumbwira ngo urimo uriga language yo muri Turkey. Ndimo ndiga Turukiya. Uri muri ururimi rwo muri Turukiya uhise igishinwa nyine hari ibintu byinshi ugenda ugerageza haba muri business ibikorwa byo gufasha ukora uyu munsi ku munsi uremera ko hari uruhare Imana yabigizemo yemera ko hari uruhare rw'ururimi rw'igishinwa ndetse na discipline. Nagira ngo biganirizeho urubyiruko ushingiye ku mahirwe ari hano mu Rwanda kugira ngo tuze kumva n'impamvu wahagurukiye ibikorwa byo gushyigikira abatishoboye. Mbere na mbere ndagusubiza Imana kuko iyo biza yaba atari Imana nta nubwo uyu munsi mba nicaye hano ndimo ndakora ikiganiro. Byarashobokaga ko nari kugira ikibazo wenda kakanya nkaba ndwaye kanseri harabatunga n'ubwo batakiriho. Kuba ndi hano ndabikesha Imana aho ngeze hose ndabikesha Imana kandi wenda ntago abantu benshi duhuje imyemerere ariko abantu basenga barabizi. Buri teka ryose iyo najyaga gukora ikintu nabanzaga gusenga nkabwira Imana iki ntago nagishobora ariko turi kumwe nagishobora. Ku bijyanye n'igishinwa rero nk'uko wari ubimbajije njyewe nize igishinwa niga mu wa kane ngira ngo narabikubwiye mu wa kane primaire mu wa kane secondaire muri officiel Butare ngira ngo abahize abo twiganye bo hari n'amazina banyitaga kubera ukunda kwiga igishinwa bakwitaga ngo iki banyitaga Chinese nakundaga igishinwa cyane kabisa. Hari ahantu nahize narakubiswe bya hatari ntago nyine wabyumva kuko nge narihiwe na fawe ngira ngo narabikubwiye. Hari ahantu nibwo bwa mbere nakoze akazi kampa amafaranga afatika ko ngira ngo mu kiganiro cya mbere narabikubwiye akazi nakoraga hivi Butare rero akazi ka mbere Chita mu cyaro mu cyaro akazi ka mbere karako ko byarangiye ufite igikomere se urateganya kuzongera gukora ikiyede icyo gikomere cyarashize mu izina rya Yesu ariko wabikoze ufasha abantu bari kubaka kubatwaza amazi kubafasha kubumba amatafari. Uyu munsi sinkwifurije ko bizongera ndetse n'umukobwa ubirimo Anita aje kukubwira uburyo hari igihe ubuzima buhinduka hari igihe amateka
ahinduka. Yeah. Igishinwa cyaguhindura ubuzima gute rero? nibyo nakubwiraga rero gufatirana amahirwe. njyewe niga igishinwa ndibuka nza muri vakanse bwa mbere mu rugo nasanze bari gukora umuhanda. Urumva twabaga nta n'umuhanda wari uri iwacu nsanga ngo bari gukora umuhanda ngo abashinwa n'iki. Nabwo bwa mbere nayo mbabonye njya gusaba ikiyede. Sinakubwiye ko nakoze ikiyede. Hari ahantu nakoze iminsi mike cyane mbonye umushinwa ndavuga reka ngerageza ariko agashinwa kanjye numve ko biri bukunde. Ndamusuje niha atuzi igishinwa ndavuga yego. Ibaze kuva ku kiyede ugahita usemurira boss. Kuko we ntabwo yari azi igishinwa. Nta cyongereza yari azi. N'icyongereza ntiyari akizi. Ubu bahagarariye bakoresha nyine ni amasinye. Ibaze kuza uri umuyede ugahita uhabwa ako kazi. Igishinwa cyaramfashije cyane. Rero nkiri kuri iyo ngingo ndimo ndashishikariza abana b'abakobwa cyangwa se n'abahungu. Hari amahirwe menshi muri uyu mujyi. Usanga umuntu ari aho ngaho nta rurimi na rumwe azi. Hano hari amahirwe, urugero nko mu bya bindi nakubwiye ngo igiturukiye bigira ubuntu. Sure. Yeah. Hariya muri kwigirira ubuntu. Yeah, ugura ibitabo gusa. Kandi ni amahirwe akomeye. Nukufatirana amahirwe njye amahirwe yose ibaza ko njya kwiga n'igiturukiye. Nigana n'abana bato. Yeah. Nukuvuga ngo umuntu uri munsi y'imyaka 22 wakoze igiturukiye abakiga barabizi banyomoza. Ubu ngubu yemerewe gushaka scholarship ijya muri Turkey. Ayo ni amahirwe. Njye igishinwa cyampinduriye ubuzima kugeza uyu munsi n'akazi nkora abashinwa turakorana umunsi ku wundi. Kuri discipline rero njye udafite discipline ntago business wayishobora. Gute? Kuko duhura n'abantu batandukanye cita. Hari umuntu ushaka kukurakaza ku buryo ashaka kukurakaza ukavuga ati aka kazi ntako nakora. Yeah, bisaba kwihangana, bisaba kubuzi kuganira kuko hari nk'umuntu ushaka kubwira ikijambo kumva ntago muri bukorane. Bisaba kubuzi nyine buri muntu muhuye muri iyo situation ukabuzi uyu muntu ndamuvugisha gute. Iyo ni discipline. Uyu muntu ndamusubiza gute nambaza kandi ukamenya aho ugiye hose ukamenya uburyo witwara, uburyo wambara bitewe n'umuntu mugiye guhura. Yeah. None se ni nk'izihe mbogamizi wagize mu buzima bwawe ariko uvuga uti izi ngizi nagize iyi motivation ndanesha kandi uyu munsi ndi strong? Kwari nyinshi se. Tubwire mu nkeya nta kibazo. Cita kwari byinshi. Utubwire ibyo wumva nyine biri hafi ariko byafasha abantu kubera yuko uyu munsi navuga kuri ntangarugero. Wenda kuba muvukana, kuba mukorana, kuba mwabanye. Wenda wowe ntubyivuga ariko genda bivuga nk'umuntu ukuzi. Kubera ko wowe Anita urumugisha kuri benshi. Hari abo mukorana by'akazi, hari n'abo ufasha udashyira kuri kamera cyangwa se tudashobora kubimenya. Ariko uri umuntu ufite umumaro muri sosiyete. Harimo n'abari kureba iki kiganiro. Hari umuntu umunsi wenda ushobora kuba ufite ibintu arwana nabyo ahanganye nabyo. Yumva igihe kitazigera ngo itara rimurike. We wibonera umwijima. Tuba turi ku manywa gutya ariko wakabona byari bavuga ngo umuntu ngo yapfuye ahagaze. Niki wabwira cyane cyane dushingire ku bakobwa n'abagore babayeho mu buzima bubi batabona ejo hazaza. Ukurikije wowe ibyakugoye waciyemo ubuzima bwawe ukaba successful. Gira icyo wabwira. Icyo kibazo ngiye kukigusubiza ko ngiye ngerageza nyine business zose mbona zishobora kumfasha. Hari ahantu nigeze gushora I think nibwo nari nkigerageza ama business. Umuntu ampropose projet ari umuntu nizeye nyine turayikora ari ngira bushoremo amafaranga ibintu byose. At the end of time byasabwa ko we ni ubworozi bw'inkoko. Nere kwirwa njya kure. Nigeze gushaka kororaho inkoko. Noneho umuntu twari gukorana mugurira machine, bisaba kugura machine mugashyiramo inkoko n'ibiki abafite ukuna agomba kubikontrola. Ni imwe muri business nayo ndimo ndagerageza mu buryo bwo kwiyubaka. Wakomera ko inkoko zose zapfuye se by'urupfuse cyangwa ni raporo zose gupfa byo gupfa. Kandi ntago nahagaze nakomeje akazi. Zose zirapfa. Inkoko 400. Ibaze rero ubikoze ariyo business uhereye wazongera gukora. Oya, wahita ucika intege. Icyo ni icyambere. Ibindi ni byinshi muri business mpora na byinshi bingoye. Hari ubwo
hari ubwo numva nanabivamo sometime ariko kubera intego mfite n'ibyo nshaka kugeraho nkakomeza. Anita, dufite urubyiruko uyu munsi, abakobwa, abahungu bacibwa intege mu kazi, bacibwa intege mu rugendo rwo kwiyubaka no gushakisha, ariko nanone hakaba n'imirimo itandukanye cyangwa se opportunities Anita ureba yaba ari hano cyangwa n'ahandi wabaye cyangwa ukorera, urubyiruko rusuzugura. Ni nk'aya mahirwe urubyiruko rusuzugura, kandi wowe nk'umuntu uri muri domaine y'ubucuruzi ubona yuko hari ibintu bigishoboka, habe mu gice cy'icyaro, habe na hano mu mujyi tuba, wenda uduhe urugero ushingiye ku hantu ukorera hatandukanye. Ntabwo bakwiye gucika intege kuko amahirwe arahari. Usanga abantu benshi ikibashuka ashaka kurangiza ishuri, urugero yarize amashuri menshi byaranamugoye, akarangiza yibwira ko nimba yize urugero engineering, akarangiza yumva abantu twese turi buhite tumuha akazi, abantu bose bagiye kubaka bagahita bamuhamagara. Kandi ntago abantu akazi gahari ntago kakwira abantu bose, birasaba ko twiga kwihangira imirimo. Kandi hari amahirwe cyane mu gihugu urubyiruko rwinshi rutabona. Ntago ari ukubaca intege, ariko hari abantu, urugero hari umuntu ushobora kwicara akamara ukwezi yibaza uti nzakora iki, kandi uko kwezi ukumaze uri kwiga igitabo cy'amategeko y'umuhanda waba umaze gukora examen ya mbere. Amahirwe arahari ku rubyiruko, mukanguke, amahirwe arahari. Hari uretse n'ibyo bya driving, hari ibyo muri salo, ushaka kwiga lashes, ushaka kwiga gusuka, ushobora kwiga indimi mu gihe wumva ubishaka. Ntago ukwiye gucika intege kubera ko mugenzi wawe yakubwiye ngo ntawe uzagera, cyangwa mama wawe yakubwiye ngo dore umwana wo kwa runaka yubatse inzu, nawe wabigeraho. Hari icyo gituturiro kimeze nka competition, urubyiruko rw'abana b'abakobwa bashaka gukira vuba, rw'abasore bashaka gukira vuba. Koko umwana w'imyaka 17 cyangwa se wavuye muri iyo myaka y'ubwana wageze imyaka 20, ahangayitse ko nta modoka agira, ahangayitse ko nta wigi nziza agira, ahangayitse ko adafite telefone. Nkaho Anita umucuruzi, telefone ufite igura miliyoni hafi enye z'amanyarwanda, warabikoreye, warabiharaniye, sibyo? Biri na part of akazi kawe. Ni nkuko natwe tugura kamera cyangwa uteka guri mashini yo guteka, biri mu bijyanye n'akazi kawe. Koko birakwiye ko urubyiruko rugira igitutu cyo gukira bakiri batoya, bino byo gukira vuba ko njya mbona bibamo n'ingaruka. Inama nagira urubyiruko, wishaka kubaho ubuzima bwa mugenzi wawe, baho ku giti cyawe, baho ubuzima bwawe. Yego kubona runaka yagize ku kintu runaka bishobora kugutera imbaraga zo gukora cyane, ukaba washaka amahirwe ukabaza ese nakora iki, ese yabigenje ate, ariko wikumva ko mu gitondo nimba runaka yaguze Range Rover, nawe urabyuka ukagura imodoka ya miliyoni 80, ntabwo uzi uko yabigenje. Shyiramo imbaraga zawe, kora, wikwicara mu rugo. Hari akazi kenshi, waba n'umu content creator, just wikwicara ngo wumve ko ibintu bizaza gutyo, ko bizarangira wishe umuntu uhamwicarira. Ushobora kubona nk'ubu utwaye imodoka ariyo nshaka, wayiparika hano ejo, ni ukuvuga gushaka gukira vuba bishobora gukoresha ibintu byinshi cyane. Baho ubuzima bwawe, wikwicara ngo wumve kuri bwicara ibintu bikagusanga aho ngaho. Ariko benshi bavuga ko ngo kwiyubaka bigoye, kandi dufite internet, dufite nyine aho dushobora kumenyera ubwo bumenyi. Hari n'ikintu gihari, wenda nakomeje kukubaza cyane cyane ku bakobwa, ko nawe uri umukobwa, cyari umukobwa ngira ntiri washaka. Hari ikintu cyo gupinga akazi. Navuga ati ariko se narize, nasoje muri kaminuza iyi niyi, abantu banze nk'umukobwa mwiza ugezweho, ntagira umuntu mbona nagiye kwiga ibintu byo gusuka, ntagira umuntu mbona nagiye gusiga inzara, abantu ntibazansuzugura. Ikintu cyo gusuzugura umurimo ukivugaho iki? Kuri njye mbifata nk'intege nke ku rubyiruko, kuko nimba akazi kagutunze, ni wicara mu rugo nukeneye iyo telefone ntayo uri bubone, ariko nujya urugero nk'ibi inzara zirahenze, nukorera abantu 2-3 ku munsi nturi buri 10,000 ya telefone ushaka urayibona, cya kintu kiza ushaka kurya urakibona. Ni wicara mu rugo se bizagenda gute? Gusuzugura akazi njye mbifata nk'umwanda. Kuri wowe gusuzugura akazi, abo umukobwa w'umusore ntabwo bishyigikira? Ni ikibazo n'umwanda. Ariko byitwa ko ari ukwiyubaha. Atagira umuntu ugusuzugura. Wakwiyubaha se? Nta kwiyubaha kurimo, ahubwo ni ukwisuzugura. Ni ukwisuzugura cyane. Ariko wenda n'ikindi kintu kijya kibaho, hari igihe umukobwa wenda bikorera kugira ngo agire agaciro mu bantu.
agaciro avuga agaciro ati, ko kuba utakoze eh? agaciro ko kuba atagiye gushaka akazi ngo akore kuko se najya gusuka baramuseka bashaka kumuseka. wow ubu se wamuhamagaye amushaka ko amusuka ntaba amushaka Ubu nkawe muri salo ujya ubikoramo? muri salo ngiye nkora lashes muri salo yanjye Ngwiki? ni njye wikorera utu tuntu Kandi uri boss? gwiki iyo nabonye umwanya ko mfite Nduvuga ngo wowe muri ndabikora business zawe ugomba kumenya kubyikorera cyane ugomba kumenya gutanga izo serivisi ugomba kumenya uko bikorwa buri ikintu gifasha kumenya kubyikorera hari igihe umukozi ashaka no kugutuma ikintu ariko ukakiyoberwa warabizi umukozi ashaka kugutuma ikintu ukakibura ikindi ngiye nkora na make up niba ureba ndabikora mbivuze none nk'iyo uricaye nawe wagiye kurangura imyenda biba bimeze bite? ntabwo biba byoroshye ni ukuvuga ngo warambwiye ngo iyi make up abantu bari kureba hari igihe bishobora no kuba ngombwa ko witegera n'akamoto cyane kandi uri boss lady cyane rwose ntureba imodoka mfite aka kanya umuntu ambwiye ngo ashaka kuyikodesha harimo amafaranga nafata moto ariko cyane ukagenda n'amaguru nahise moto ntabwo zikora moto ntabwo zikora motari se ntabwo yangeze mu rugo ni ukuvuga ngo wowe iyo ubonye opportunity urayikora utitaye ku bihari cyangwa se ibyo ngo abantu bavuga ngo iki. none se cita nk'ubu nicaye hano iyo umuntu ayikodesha cyangwa ayikenera nko mu masanga ari bumpe nk'ibihumbi 40 ese ubu ndimo ndayakorera ubu none hasi mba nayimuhaye kare ariko niba wamugana ufite nk'imodoka cyangwa yarava yindi sibyo umuntu ari bwishyure ibihumbi 100 ku munsi niyo ngendamo nayitanga wikirirwa ujyamo iyo ntari kugenda niyo ngendamo nge nayitanga nkatega cyane hariya kuri apartment nta mikino wowe wajya gukodesha ariko umuntu akabona serivisi ibyo byihorere. Anita Ingabire ufite ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa ushimirwa na benshi ukomeje gufasha cyane cyane aho ukomoka mu karere ka Rutsiro hariya neza ku Kibuye hari ibikorwa watangiye bitandukanye byo gufasha no gushyigikira abatishoboye cyane cyane abakobwa babyari iwabo abana babo mu by'amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye bafasha ni ibikorwa byaje gute bifitiye ihe ntego nagira ngo bisobanurire abantu cyane ko ari n'ibyo uri gutegura bizaba muri iyi minsi. Mbaje ikibazo kiryoshye impamvu iyo ngiye gufasha mperi wacu usibye ko ni Kigali nabwo naho hari abantu ufasha hariya ni ahantu nakuriye nzi ubuzima bwaho ni ukuvuga ubuzima bamwe barimo uyu munsi nibwo buzima nakuriyemo. Iyo nibutse ko hari umuntu w'iwacu ukiri muri bwa buzima birambabaza cyane birankomeretsa cyane. Gusa ubu ngubu ndi mu bikorwa numva kandi nifuza ko byazakwira igihugu cyose byo gufasha umwari n'umutegarugori. Hariya rero ndashaka kuhateza imbere ndashaka ko biriya bibazo bihari nakuriyemo n'abandi barimo aka kanya byakemuka burundu apana kugenda nkabaha bikarangira nawe urimo urareba ibiganiro waza tugafatanya kugira ngo bigere kuri benshi kandi mu gihugu hose. Nta nubwo nshaka ko birangirira hariya gusa ndashaka ko bizagera mu gihugu hose. Uvuga ngo ibikorwa byatangiriye hariya ku Kibuye hari iwanyu ku Kivumu. Ni ku Kivumu? Ku Kivumu. Hariya se ntabwo ari muri Kibuye buriya se bayita ku Kivumu ni umurenge wa Kivumu ariko ni muri Rutsiro. Ni muri Rutsiro. Hari se mufite se mukora ku kiyaga? Ego Mahoro ndumva ahitwa Gahondo dukora ku kiyaga. Aho hantu ko atari hafi ntabwo ari hafi numvaga buri ari mu gice cya Kibuye. Kibuye na za Cyangugu gutyo. Ni hafi y'Urubavu. Ni hafi ya Rubavu. Ni nk'iminota 10 utwaye. Naho horiya na Kibuye. Ariko n'undi umuhanda umwe uriya wa Kivu Belt. Ego no umuhanda umwe. Wawo nduhinduka. Ariko no ku Kibuye ni mu rugo ni muri Rutsiro. Hose se si muri Rutsiro. Hanyuma uravuga uti gushyigikira abo bakiri bato babyari iwabo bashobora kuba barateranira mu muryango nyine ni inshingano zawe ariko kumva yuko ari n'abantu benshi bazafatanya nawe haba imishinga aba partners mukorana muri business n'abandi bose n'undi muntu wese ushaka gushyigikira
abakobwa cyane cyane inspiration yavuye Anita kuko mbona ibyo bafasha bitandukanye muri gutegura habyo byo kubafasha nko mu bijyanye n'ubudozi gusuka guteka nyine iriya myuga itandukanye inspiration yavuye hehe biriya bintu naricaye ntekereza ahantu ngeze ndareba umuntu uri hariya se we udafite icyizere ashobora kuhava bigenze gute ngira ngo nigeze kukuganizaho gato ku mushinga nshaka kuzakora wo gufasha abantu hariya kwikura mu bukene wa muntu uri hariya udafite cyangwa se udateganya kuzagera ahantu ava nawe ashobora kugira ahantu agera ngira ngo icyo kintu uracyumva yego biriya bintu ndimo ndabikorera kugira ngo umuntu uri hariya nawe udafite udatekereza no kuzahava nawe avuga uti nanjye nahagera abona ibyiringiro so umuntu uri kureba ikiganiro waza tugafatanya ufite igitekerezo kijyanye no gufasha umwari n'umutegarugori niteguye kucyakira yego ibikorwa mufite rero hari igikorwa cya mbere kizaba ku itariki ya 8 Werurwe 2026 ku munsi w'abagore ni igikorwa giteguye gute icyo gikorwa nta nubwo nagiteguye igihe kirekire nigeze kuvugana n'umuyobozi hariya mu rugo ku Kivumu uhakuriye gitifu niko tubita iwacu aranganiriza ambwira ko bubakiye abantu amazu batishoboye abadamu bari n'abategarugori bagiye bagira ibibazo hari abafite ibibazo byo mu ngo baba baratawe n'abagabo ariko ugasanga nubwo babubakiye haracyari ibindi bibazo ugasanga umuntu agiye kujya mu nzu nta matera afite agiye kujya mu nzu abantu bafite ibibazo cita naragiye mbitekerezo ndavuga hashaka harimo na mwene wacu ntazi wenda hashaka harimo n'undi muntu niyo twaba tutaziranye byibura niyo matera imugereho niba yinjiye muri iyo nzu abone niyo matera abone ni abone agira icyizere abone ifu y'igikoma abone uwo muceri se uzi kwinjira mu nzu ukaburara nabitekerezo ndavuga ntuyu muntu winjira mu nzu basi yinjirane icyizere avuga uti ahubwo rero n'indi gahunda numvise ugira nziza cyane we ya mutuelle de santé yego gufasha abantu kubona ubwisungane mu kwivuza yego dore na leta y'u Rwanda yongeye muri izindi serivisi z'ubuvuzi kandi ibyo bikorwa ndagushimira ko ukomeje kubikora nakoze cyane ntabwo wenda wowe ubivuga hano ariko ndabizi ko hari abantu benshi ufasha kuri imuhangiye reka mbivuge nta kibazo ndetse ko atari bibi gufasha abantu kubona ubwisungane mu kwivuza kuba nk'umuryango badafite icyo bakora ukabafasha umwana udafite opportunity ukamufasha ubufashije igihugu cyacu ushyigikiye intambwe y'igihugu cyacu so igikorwa cy'itariki ya 8 kizabera hehe rero kuko ngewe rwose ndumva ngomba kujya muri gahunda bazagutekereza yego tuzajya nize ko utari kumva zizasigara nubwo naba ntari mu Rwanda Jordan azaba hari kuko tuzajyane Jordan ku munsi w'abagore azaboneka ukuyeho ya gahunda burazayikora ku 9 yo gutera yego ubwo ni ku itariki ya 8 kwezi kwa gatatu igikorwa kizabera he kizabera muri Rutsiro ku Kivumu hari hafi n'umurenge neza yego kizaba ari igikorwa cyiza cyane ngira ngo byari surprise ku badamu bahari ariko ntabwo tubereka iki kiganiro nta n'ikibazo ntacyo bitwaye nta kibazo ku itariki ya 8 kwezi kwa gatatu kiba ari n'igikorwa wenda ni umunsi umwe ngarukamwaka ntabwo ibikorwa bizaba bihagaze cyane cyane ko wenda ari uburyo wenda bizaba bihari byo kugira ngo ushishikarize n'abandi uyu munsi hari abo mubana hariya muri Canada muri diaspora hariya Canada aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Burayi n'ahandi amadolari 100 ya Canada amadolari 50 ya Canada 20 se cyangwa amayero 20-30 ku muntu uri Kivumu ashobora kumufasha ikintu gikomeye cyane twebwe hano hari abantu bagira ibikorwa bitandukanye hari imiryango itegamiye kuri leta ifasha abantu ari byo bikorwa nk'ibi ngibi Anita akomeje gukora ni mu bushobozi abona ni no mu buryo bwo gushimira Imana nk'umwemeramana bizagira ngo ari no hafi no mu minsi ya za Pasika n'iki nawe uri kureba iki kiganiro ngira ngo wenda muzabireba kuri video tugomba gushyigikirana cyane cyane yuko hari uburyo Imana ibera tugiriye neza natwe tujye tugirira neza abandi hari ubuzima twavuyemo hari ibikomere twasimbutse byinshi hari ibintu byinshi twasimbutse ariko Imana iduha umugisha ubuzima burahinduka ibyari bibi biba byiza
byari byaratunaniye birashoboka, bivuze ngo dufite ibyiringiro. Hanyuma Anita, cyo ni igikorwa cya mbere cyo ku itariki ya 8 tuzereka abantu kugira ngo n'ibindi bikorwa uri gutegura. Iriya minsi nimanuka ku Gisenyi ngira ngo tariki ya 9 yo nzajya gufasha abanyeshuri. Tariki ya 8 nzaba ndi kumwe n'abadamu. Tariki 9 nzaba ndi kumwe n'abanyeshuri. I think tariki 9 ahubwo ntago ari abanyeshuri gusa, nzasura abanyeshuri, nsure n'abatishoboye muri rusange atari abadamu gusa. Icyo gihe nzasura imiryango atari abadamu gusa, ariko tariki 8 nayihariye abadamu. Tariki 9 nzasura ikigo nizeho ku Kivumu, groupe scolaire ya Kivumu. Abayobozi banjye ubwo barimo barabyumva, ndi hafi kuza. Nzasura abanyeshuri, hanyuma ngere no mu rugo ku itawuni, njye gusura imiryango yagiye Ndera. Hari abantu baba baratureze, waragiye ugerayo bakaguha ikijumba agira gute. Iyo ni imiryango nzirikana umunsi ku wundi, nabo nzabasura mbashyira ibyo kurya. Ngira ngo nawe uzaze. Nawe uzaze tujyane, cyangwa nawe uri kureba ikiganiro ushaka kuza, ni karibu waza tukajyana. Hanyuma tariki 10 nzajya gusura abarwayi ku bitaro bya Gisenyi. Nzaba ndi Rubavu. Yego. Wow. Mwabyumvise ko uyu mukobwa arakataje n'ibikorwa arakataje n'ibikorwa byiza kandi by'urukundo, kandi bigamije no gushyigikira neza abantu bamugiriye. Hari igihe rimwe na rimwe tujya tubona tugeze aho twarotaga, ariko tukibagirwa abantu badufashe ukuboko. Wa muntu wagushyigikiye ukagera ku bikomeye, wa muntu wagufashe ukuboko uri ati dore inzira ngiye, wa muntu wakugiriye neza. Nibyo rero Anita akomeje kudushishikariza, kandi nawe abishyira mu bikorwa. So tugana ku musozo ikiganiro cyacu turi kugira na boss lady Anita Ingabire, ariko ntabwo ariko abyemera. Umukobwa Imana yagiriye neza ku myaka ye mikeya rwose. Hari ikibazo cy'amatsiko mfite kuri wowe, kuri relationship. Kwisugira isoni, nshaka kubaza Anita. Uyu munsi Anita afite umukunzi, umuntu nyine kubera ko ngira ngo biterwa na destiny, ariko uko nkubona uko nkuzi ntekereza ko mu hazaza hawe wifuza kuba umugore w'umuntu, kuba mama w'umuntu, kuba umubyeyi just. Uwo muntu arahari? Ntawe. Kubera iki? Ni igihe kitaragera. Iki kitaragera? How? Ubu hari byinshi nkifokasinzeho, hari byinshi nkishaka kugeraho, hari ibyo nshaka gushyira ku ruhande. Ariko ndizera ntashidikanya ko igihe Imana yateguye nikigera umukunzi nzamubona. Turamukwifurije. Ariko ubu ntago. Ubu ntawe kandi. Ubire byo bimeze bite? Urabahakanira cyangwa ubwo baraguhakanira? Ubu ngubu ndabahakanira. Shaka nkubwire kubona umusore ameze nk'uko umeze, hari igihe bidakunda mu buryo nyine bwa cash. Umukobwa nkawe wikorera ufite cash, umusore yaguhera. Ntago urukundo se ko atari amafaranga. Wowe ubona biterwa n'iki kugira ngo umusore udafite cash atinye umukobwa uzifite? Ni ukwiyaka icyizere ariko. Nyine ubona biterwa n'iki se? Kitari izo cash. Nese yakurusha ijambo. Cyane umugabo se nubwo ntari mu rugo ntagize amahirwe yo kurwubaka, ariko na Bibiliya irabivuga ko umugabo n'umugabo ntago waba umugabo mu rugo rw'umugabo. Ngira ngo ashobora wenda gutinya ko wajya umutegeka. Nagize ayo mahitamo, nkemera ko ibyo bintu biba, naba umugore mu rugo. Ni igihe wagize ayo mahitamo. Aha. Ariko abenshi usanga bavuga batese uyu mukobwa ufite ibi n'ibi, umukobwa udafite icyo akwaka. Cyane cyane ko nanone nabyo bijya bibaho hariya, ugatwara umusore cyangwa ugatwara umukobwa wamugeza hariya muri Canada, harya uba Montreal, harya ubwo Montreal ubwo ni nka province, uba muri Quebec. Wamugeza hariya muri Canada akaba arigendeye. Sikuvuga ko wenda we yagushatse agukurikiyeho visa cyangwa se agukurikiyeho numva ngo abakobwa muba hariya ngo mwikundira abatipe ba hano, sibyo? Imana izabikurinde.
ndi hano mu Rwanda. wasanga tunari kumwe gutya wifitiye umushinga wa mariage vuba ahangaha baye nkufite nabatumira. Urumva ntashaka ko mu ntahira ubukwe igihe wenda n'icyari cyagera igihe nikigera nzabatumira abantu bose kubera ko mu buzima bwawe Anita nzi sindakubona na rimwe ribaho upostinga umusore posting a love of your life, love of my life. Your soul. My soulmate is not here yet. I'm still waiting. Uwagutwaye ruhu n'uruhande. I'm still waiting. I'm still waiting. Ese mbwira Anita biriya bintu ubivugaho iki? By'umusore ukorera kashara muri Canada, ni Quebec, ni hehe za Calgary n'ahandi akiyubaka pe urumva? Agashaka ibyangombwa nyine akiyubaka. Kaza gushaka umukobwa hano kumbi umukobwa bakagera mu kibuga cy'indege. Yamaze kuva muri umva. We mu mutima yamusezeye. Yagira yakamukwepa. Ku bahungu n'abakobwa bakora ibyo bintu. Anita bivugaho iki? Buriya sugira ngo ku bwanjye ku giti cyanjye buriya ni ubuhemu bukabije. Niba ngewe nk'umwana w'umuntu mbifata nk'ubuhemu bukabije Imana ibibona ite? Ashobora kugenda yibwiye ko bizamuhira ibiki agahemuka n'ibiki ariko ushaka no kugenda ukamucika pe ukajya mu wundi mujyi n'ibiki ariko igihe cyawe kiragera igihe cyawe kiragera ukabona ko wakosheje. Hari abakobwa bajya babikora abantu bakabaseka uyu mukobwa yarikoye ese umukobwa uba Canada USA kubera iki atashatse na mugenzi we naho ngaho. Hari abavuga ko ari amahano nk'aba Anita wakunze nk'umusore ntabwo zira serivisi zose wazikorera ko bifitiye ubushobozi. Serivisi z'ubukwe n'inkwano ukayimutiza akagukwa. Kugira ngo nyine bitagaragara nabi akagukwa. Na uzise ku giti cyanjye aho kugira ngo mutize inkwano namufasha kwiyubaka. Akazishyura inkwano mu muco nyarwanda ntabwo ntawishyurira indi nkwano namufasha kwiyubaka. Ariko umugeni w'ideni ntawubaho. Kuki se nagenda ku ideni namutegereza akiyubaka nkavuga ko ndibafata rambere ntabwo nagenda kuri umugeni yaba ari rambere aba ari umugeni ugendeye ku kiranguzo rero bakazamutangira inyungu. Ariko abakobwa bajya babikorana bakavuga ntibikwiye mu muco nta mukobwa ukwiye kwiteretera ntabwo aba ari sawa. ntabwo nacira imanza umuntu ushobora kuba yarabikoze kuko hari igihe uba ukunda umuntu udashaka kumutakaza. Impamvu ndimo mbivuga gutyo ni uko ngewe ntarashaka cyangwa ngo nkore ubwo bukwe ariko nanjye mbaye ngukunda burya hari umuntu ushobora gutakaza ntuzongere kumubona. Mbaye ngukunda mbibona ko ujyanye n'uburyo mbishaka ntago twapfa kuko wabuze inkwano. Wamwumvise Anita ibyo bavuga ngo umungora kwiteretera umva yagukunze witereteye we agutanga inkwano ariko umukunze wabimubwira kuki ego wowe uri kunda nkukunze nabikubwira. Ubwo nk'umusore wakwemerera abameze ate? Just an example. Ngewe umusore numva nyine nakwemera umuntu ukunda Imana nicyo kintu cya mbere. Aramutse ari nk'umusitari nta kibazo kirimo aba yari umusitari ariko akunda Imana. Akunda Imana. Ikindi akunda gukora. Aramutse gukunda Imana ubwo wabipima gute? Umuntu wubaha Imana ntabwo wamuyoberwa. Uri muri ba bakobwa basengera umugabo se? Aka kanya tuvugana ntago ndagera igihe cyo kumusengera cyo kubitigita ngo mfata iminsi ngahe mbisengere ariko igihe nikigera abaye ataraza nzamusengera ubu ngubu ubwo ndacyasengera ibindi. So muri gahunda dufite ibyo ngibyo ntabwo byihutirwa ariko nimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu. Biri no mu bintu burya bitanga ibyishimo ku miryango hakabamo kunezeza ababyeyi of course nabyo bibaho. Twifurije ko nabyo niyo bizagenda fresh cyane cyane ko dukwiye kukubona ku ntoki zawe hariho some ring kuko nabonye ukunda amabiju cyane impeta complete n'ama chains bimeze neza. Mu buzima rero ubamo bwabayemo muri diaspora n'uyu munsi wenda uracyakorera kuko ufite iyo gahunda muri China hano mu Rwanda n'ahandi hatandukanye ugenda utembera. Ni irihe somo rikomeye riruta yandi ubuzima bw'isi n'abantu bwakwigishije? Isomo nize mu buzima rifasha mu buzima bwa buri munsi ni uguca bugufi no kwihangana.
Yeah. Wow. Guca bugufi no kwihangana abibonamo somo rikomeye bitufashe twese bitubere rusange ku muntu wakunze iki kiganiro ndakubwira shaka inshuti yawe shaka umuvandimwe shaka umuntu wumva ukunda cyangwa umuntu wumva wubaha ukanda handitse partage ku bakoresha français abakoresha english handitse share ukande kuri share umuhe link y'iki kiganiro gikurikire kubera ko Anita yatuganije ibintu byiza cyane by'ingenzi kandi byafasha benshi mu bakiri bato bakiri kwiyubaka. Hari byinshi akomeje kugeraho nawe wageraho, hari na byinshi atarageraho kandi nawe wageraho. Anita, twemere dusoreze aha ngaha ikiganiro cyacu, tugushimire wakoze kuza kuri Cheetah Magic. Imana ikomeze kugirire neza. Namwe mwakoze cyane. Be blessed. Thank you. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Turabashimiye mwabanye natwe mu kiganiro, mukomeze mugire ibihe byiza, amakuru n'ibiganiro nakagaruka. Stay tuned. Iyi ni Cheetah Magic. Cheetah Magic.